ariko uyu munsi wari uw'agaciro kuri wowe, niyo mpamvu uri kuha gahunda ukihe intego. Ni nayo mpamvu navuze ati reka celebrate ku munsi w'ikirori cyawe. Udamaseri sha mani subizi se mani, uyu munsi kwaje ntabwo uzi ikintu cyahabereye wowe. Sha byihorere, bari guteka umuceri ibifu bikiburungushura. Oya we subizi, njye ntabwo njya mvumba, babyita kwitabira. Wayo wowe wagiye umenya iyi amoko nyine yo kugira, ntabwo nabyo uzi wowe. Humura shabyihoreye, inyama zarahenze zigeze ku 10,000 wowe, ariko ndamutse ngize ibyago bagateka amateke. Shabyihorere mani, byiwa ubwo wowe muhero question ubundi uze mani tubikurikirane. Wowe zamuka nyine uhansanga bataraba benshi, urasanga bishize wowe. Rika komera cyane. Narise sha wasindutse. Shabyihorere mani, Nese waryamye. shabyihorere. Nese umuceri. Umuceri nandi kumva ibifu bikiburungushura wowe. Njyewe ntegereje umuceri. Numvise wari ubukwe nabimenye n'injoro. Nje n'amakoti nyamba. Nawe wari uri guhuza. Umujama ndi kumubwira ngaze bitarashira, ariko ntabwo nshaka ko aza. Ibiryo byashize bayeze ko mbona ariko amakano wageze imbere wa. Ayuretse bibreka batinde tubiriye twenyine. Ese ko wageze imbere we n'akabyeri bakwagihore. Ne urugo wajya ngo harimo niba yarimi, kandi urabona hari yubashye. N'inyota mfite. Oya shamambira imba bakwakira nanjye mbwira wasanga zinateretsemo wambya ariko wamaye amakuru. Byahe bababe. Mo hano nta no kwinjiramo, nta no kwakunja bagutema. Dore uvuze ngo mwica. Hano wagira ngo ubundi se wageze mu mwako nawe umenyereye kuvumba. Subizi ko ndumuvumbye original. Ahantu niho hambere vumbye nka buri kintu, ariko hase uri kuvugisha ukuri. Ndagogera ndategereje, ntago kuva mu gitondo. Ubundi mbanze umbwire wageze ryarere. Saa 11 n'igice naringeza. Saa 11 nasanze bari gukora n'ikiganje, wabuze n'ikiganje. Mbwira ndakumva. Ariko nivyo nakubwiraga. Burura n'umukwe twiteze koko. Nibere mu mirimo yanjye urambwiye ati ni cyashyane nambara imyenda n'iki byose dore abashyize twaratumiye tubishyiza aho ngaho, nabo ubwo batangiye kwijujuta. Buriya koko birane biki wambwiraga? Mbese ko twakiriye umukobwa yatuzaniye, twari tuzi ko ariko ameze. Ubundi njyewe ndari mfite amakuru kuri ya muntu rwose adashobotse muri Katsezi wabo, ngo ni umusinzi, ngo ni ingegera, ngarara ku mihanda aho yaraye umunsi haraye ejo bundi. Uriterura ngo nzaniye umukwe. Mbese ninjye namuzanye, ko namuzaniwe n'umukobwa wawe tukamwakira. Ubundi uriya mwana wacu akagombye kuba waramuhaye uburere, ukamubwira ko agomba kunzanira umukwe uzajya umpesha ikuzo. Naba ndi mu santere akaza akanyegera akaba yangurira n'agacupa. Ako si wowe uragiye ufata umuntu waho ngaho utazi n'iki wakiye koko. Tugende kwakira abashyitsi batagomeza kuguma bonyine, ahubwo ubwo turabisubiramo nyuma. Twajya kubakira tutajya kubakira, umwana wanjye azaramuka abayeho nabi. Uruguza ruvamo ujye ku mukwe wawe, umwana wanjye mugarure hano. Mvira none. Kandi umwana wanjye ninumva ngo abayeho nabi, uzava aha ngaho ujye ku mukwe wawe. Kandi ibyo nawe wowe uri kunyereza ushaka kuza kugera aha ngaha byashize se. Umva sikanze turavugana mu kanya. Mama bimeze bite? Kubona utameze neza. Papa wambwiye amagambo. Papa kandi ikintu. Ambwiye amagambo arankorogoshora. Ngo ngiye nzajya kubana n'umukwe wanjye. Ubwo utese uzajya kubana n'umukwe wawe kandi mama narabikubwiye.
narabikubwiye ibya papa nuriya mukwe. Aha ntago mbizi n'ubu narabibonaga ko bitazavamo. Ndababaye mwana wanjye. Oya mama ihangane, uyu munsi ni umunsi wo kwishima, wumve ko byoroshye utuze. Ariko narabikubwiye mama, byose mba nabikubwiye ukanga kunyumva. Se wa mwana urambwira mushiki wawe ko yamukunze akanyereka ukuntu amushaka nkamushyigikira nk'umukobwa wanjye, nari kwanga kumushyigikira koko? Oya ugomba kumushyigikira bya kibyeyi, aho ukamenya n'ukuntu azabaho. Avuga uyu muntu asanze ni muntu ki, byose ukabanza ukabireba. Aha reka tubyihore, reka tube tugiye rero dusanga abashyitsi tumutegereze turebe amaherezo yabyo. Reka mbireke njyewe, icyo mpfa nuko mushiki wanjye yagira ubuzima bwiza akagira n'urugo rwiza, ahubwo tugende kureba abantu ariko ntukajye babara mama, ntukajye babara. Bampaye n'amazi yo kunywa se sha. Ntabwo byumvikana. Ubu bukwe narabweretswe, niba ari ubukwe bumbereye inyatsi n'ubu. Ya kwa bukambara. Base muze. Mageza. Ase uyu muntu uri kumpamagara ajya ngo nirire umuceri. Buretse. Reka mbanze mbabazi. Koko namwe mwakagombye kuba muri aha ngaha se. Umva rero mubwire. Wowe uje byanarangiye. Ubu tuvugana ndujuje igifu ndahaza. Ariko nushaka ube wigendera ahubwo ngenda ndashaka kumenya impamvu mwese muri aha ngaha. Ninjye wari uzi yuko twebwe twaratumiwe. Hasi uyu muntu arashaka iki koko? Mwatumiwe nk'iki? Twatuneze subizi ko hano sikwa mukuru sikwa subizi ko hano bafite icyo bapfana n'umugabo kandi umugabo bizi ko ari mu isano dufitanye isano. Mufitanye he sano? Yewe twarakuranye. Twaraniganye uyu mukobwa wano. Ndikumva uyu muvumbye mubwira ajya reka ndi kuzuvu. Nuko nyine usanze twahaje. Ariko se biragaragara yuko koko wahaza. Umuntu yaba yahaza akabagiza akaba arimo kwanyura. None ugura mana tutariye twese. Ubundi urugo ruri ikintu rurabanza wumve. Twebwe twuzuye twahaje. Ubu dutegereje turi kuganira. Aho gushaka wanigendera. Ariko rero ejo tukazagarukana. Buno bukwe bumeze nka bwa bundi umuntu ajyamo yarangiza agatahira yuko wamuhaye imiheha gusa. Ibyo wakabivuze wagiye, twebwe kuko urabona dutegereje wa muhungu waha, urabizi ko tuba dufitanye gahunda. Reka tureke kwizimba mu magambo. Nge nababajije ikibazo kigira kiti mufitanye ihe sano n'umugeni wahangaha. Kandi yariganye n'uyu mucuti wanjye. Mwariganye. Twebwe twaturukanye hasi mu bwana. Si waruwa. Ahubwo wowe ko tutagutumiye mu bantu batumwe nta nubwo tukuzi mu bantu batumwe. Habuze gato ngo uyu nguyu abari umurongo. Reka mbaze ikibazo. Kugira ngo mwe mwicaye aha ngaha nkuko muvuga ngo mwahaze ngo inda zage ziriya kandi n'ubundi murimo kwayura. Muzi impamvu y'ibicanye aha. Kari kwa kundi nyine nkuko babuze mu nda w'inyama. Waruzi ko impamvu nyamukuru ari njyewe ibicaje aha ngaha. Muyunguye ahubwo reba nk'uyu nguyu aragira ngo mubwire. Wumva se witonze ndi bize ndakubwira ubu uragira ngo ngaho komeza. Ni njyewe ubicaje aha ngaha uno munsi. Ubicaje hano gute? Iyo hataza ku Imana nanjye. Wowe usa n'Imana. Nubwo abantu bose baba basa n'Imana. None se nimba Imana ariyo yaremye umugeni nanjye nkagira. Ndabona iminota nihaye yageze. Madame vayo hano. Nari nkwitabye. Sinagufashe kwakira abashyitsi bawe. Ariko aho kuvuga ngo ni abashyitsi banjye nawe nabawe, ahubwo mbwira ngo sinagufashe kwakira abashyitsi bawe. Ubundi narakubwiye ibirori birimo uriya mukwe wawe. Sinakubwiye kubw'iyo mpamvu ibirori byawe ndabikarabye kandi agiye ugerageze ntuze kunshakira hano hasi ntibeshye ntamamagara. Mwese kugiye kandi ikirori kitari cyarangira koko. Ibyo bintu nabisizemo iminota yaguhaye yarangiye. Aha simbizi da. Kugira ngo buno bukwe bubeho nanjye mbifitemo uruhare. Uruhare umva
ni njyewe wagize uruhare rwo guhuza imiryango ndi umuhuza urumuhuza se umuryango n'amaso none se nta bukwe butagira umuranga nta bukwe butagira umuranga ariko se ubundi mwebwe mwabasha kubyumva banza wumve ibyo ari kuvuga we ntabyiza uri umuranga bite basha uraho neza patro ureba uraho neza muraho bikomeye cyane ko ndabazi se muri inshuti ya Nyirimpano twe turi inshuti ya Nyirimpano bose ariko ngo yewe n'umuranga nyine ngo muraziranye nta kibazo noneho mutegereze bose twazindutse rwose dushakira akantu ko mutegereze uwo musore araza biteho nta kibazo nyamara wagira araza biteho ariko nta kibazo ndiruka ngo wabatwaje bose nanatwaye n'intebe dore imyenda yanjye yacitse natiye indi bose uziko natanze 700 kugira ngo yagaragaye ko umugabo wagiye ariko tose reka mbabazi koko nta kintu kiri wowe umva amagambo yawe wagira ubuse wateranyaga kugira ngo baguhaga akazi naguteranije ibyo ngibyo bizanye gute none se twari twaje ahangaha kugira ngo tubashe kuganira ibiganiro sibyo nababwiraga uburyo ki njyewe role mfitemo rero nkwe sinahise twayibonye umva rero nkweru umuvumbye nanjye ndundi wenda nakubonye reka nanjye mbyemere ngaho nategeze tubyumucira si umucira hano muri urugo uyu mucira uraza kuvamo reka mbabwire bitewe n'uwaje kujyana umugeni ntabwo araza kumujyana bitewe n'uyu mugabo na nyiri ibyo ndarigendeye umugabo ubwe nta n'amagambo nawe afite ko boss agiye uguramo na turi ubugenzi nubwo twari twatashye ubunwa ariko bisa nkaho nabo baburaye reba ukuntu asohotse dore afite umujinya uyu muceri wanga naho turya umugeni n'umugore wanjye hano ndarota ni hano ni hano kumera data kuko kumera mwebwe ngiye gutwara umugeni wawe uko wabaye
ndasa neza. Inzoga iki kwivuruguta nte kwice gahunda ubundi ntabwo uzi icyo waruje kureba ahangaha. umugeni wanjye umugore wanjye ariwe shiri wanjye. Hoya njyewe umuntu utagira gahunda unteshereza umwanya ariko ndakubaha kunyubaha no kutiha gahunda no kwiha agaciro sibyo bivuze iki. urumva rero ubwo ngubwo ni uko uzitwara imbere y'umukobwa wanjye. oya data ko nubwo uri umuntu w'umugabo urumva ntabwo wanyura mu bagabo bagenzi be bari gufata kamwe bakugurire kamwe kandi. ariko uyu munsi wari uw'agaciro kuri wowe ni nayo mpamvu uri kuha gahunda ukiha intego. ni nayo mpamvu navuze ati reka celebrate ku munsi w'ikirori cyanjye. none ubu ni sangahe? ni sangahe gahunda twari dufite yari sangahe? dufite gahunda ya saa sita n'igice hafi saa saba. ubundi nibyo nakubwiraga wowe bose ntabwo ushobora kuba umukwe muri uru rugo. umuceri ntawe turya. naragenze ndabona cyakora ntabwo ngenda ndabona nakwigendera kuko iyi busi urabona ntabwo ucika intege. ntabwo ucika harya ngo mwahaze we ngo mwahaze muragaragaye ese ko abantu nyine mugaragaye nyine none se ese biri gusakuza biri gusakuza ndi kumva wasenga awe n'uje kujyana umugeni. reka tubanze mureke mbabwire reka tujye kureba. umuntu utiyubaha udafite gahunda ndiyubaha kubera ko nabanje guserebura ikirori cyanjye. ibyo ni ibyawe ibyo ni ibya Masoni urashaka no kunkubita hasi mu rugo rwanjye. none se umugabo wese dore ibi ngibi nibyo nababwiraga umuntu utagira gahunda bakatwicisha inyota ndeba barimo kuzinywera mu nzira. murazinywera yewe reka nigende se uyu muntu mwese uragiye uretse kujya uyu nta mukuru uyu nta mukuru rwose uyu nta mukuru tugiye kwivumbira umurimo abatakari n'igisambo cyakoze ubundi uriya mukobwa n'icyo wakamuhaye. umugore wanjye ntabwo urabona uzabasha gutunga umugore we, urabona uzatunga umugore wowe, urabona watunga umugore, urabona umuntu yagutungira umugore yatunga umugore wewe tujya wanyimye urambaza iki yego ubusambo we umva ubugiye umukwe wawe yita utsokera mu rugo vuba nta mugore wanjye naguha utsokera mu rugo ahubwo mpaye nakuvuganira mpaye ngubu koko twebwe tunagenderaho koko n'ubwo bukwe bupfuye tugende nta n'ikintu koko natwe twigende. yewe uru rugo ni inyatsi murutwa n'uriye twamukurikira ahubwo akajya n'abandi ibyanyu ntabwo byari kugenda neza. noneho ndumiwe mana yanjye uvuga batarabona mwana wa twigendere.